Ubucuruzi bwinshi bukorerwa mu Rwanda, umuguzi ajya ku isoko yitwaje amafaranga kugira ngo ahahe cyangwa ahabwe serivisi yifuza. Uburyo bukunze kugaragaramo ingaruka nyinshi zirimo nko kwibwa cyangwa guta amafaranga. Iyi akaba ariyo mpamvu Ecobank mu rwego rwa gahunda ya leta yo kugabanya ihererekana ry'amafaranga mu bantu yatangije gahunda nshya ya Masterpass nk'uburyo bushya bwo kwishyura hakoreshejwe telefone zigendanwa. Fata urugero umumotari akaba ari umukiriya wacu. Icyo gihe Ecobank tumuhaka QR, tumuhaka bagakora gatoya tukakamuha akagashyira ahantu akakambara ahantu. Igihe umuntu agiye kuri iyo moto akaba avuye Remera agiye Nyamirambo arishura 300. Ayo mafaranga 300 kubera kuri ya muntu wagiye kuri iyo moto ari umukiriya wa Ecobank ntabwo azishyura amafaranga cash. Azafata telefone ye agende asikane yambaye nka badge hano ku ruhande ashireho kamubaze urishura ngahe 300, ayashireho 300, ashireho nimero y'ibanga yo password. Hanyuma ako kanya amaze kwemeza uwo mumotari kubera ko ari umukiriya wa Ecobank azahita abona kuri SMS ati amafaranga 300 aje kuri konti yawe. Iyo ni preuve yerekana, ni ikimenyetso kerekana ko arangije kwishyura, ahite agenda. Urumva ko icyo gihe abantu bose dufite gahunda yo kugera ku bantu bose, no mu isoko abantu bose bajya kugura imboga, abantu bose bajya guhaha, turashaka gukuraho ibintu byerekeye gukoresha amafaranga, kugeza gukoresha amafaranga. Aka kantu ka QR code ni n'agapapuro n'akantu kari simple, ntabwo gasaba amafaranga menshi, ntabwo kanasaba n'amafaranga. Buri wese azagenda agakoresha kugira ngo agende uwo muntu ucuruza mu isoko azaba ari umukiriya wacu, azaza abona SMS yuko amaze guhaha, amaze kwishyura amafaranga, agende. Ujya muri taxi abikore gutyo, ujya kugura muri Nakumati abikore gutyo. Icyo gihe bizadufasha mu rwego rw'igihugu gukura amafaranga mu nzira abantu benshi bakoresha. Nubwo iri koranabuhanga rikenera murandasi cyangwa se internet mu ndimi z'amahanga, kandi mu Rwanda ikaba ikiri ku kigero cya 60%, ntibiteje impungenge kuko ikigamijwe ari ukorohereza abaturage hakurikijwe iterambere ribiganjemo. Muri iki gihugu uyu munsi abakiriya bakorana bank ni bangahe? Ese inzitizi zirimo ni izihe? Twebwe iyo tureba ni ikihe gisubizo twatanze kuri izo nzitizi? Ni ukuvuga ngo hari ama branch bari kure cyangwa se ibiciro biri hejuru cyangwa se kuva aho umuntu ari kugera ahantu ashobora kubona serivisi ari kure amasaha y'ingendo. Ni cyose turabizi. So niyo mpamvu tureba itumanaho rigezweho rikoreshwa abaturage abaturarwanda bose bafata vuba riri kuzamuka ku rugero rwo hejuru mu gihugu, ariyo telefone. Uyu munsi ndakeka urugero rw'umuturage ufite telefone mu Rwanda ruri hejuru cyane kurusha abaturage bagana bank uyu munsi. Niyo mpamvu natwe dushyira ingufu muri uru rwego kugira ngo nabo tubashe kubageraho nabashe kubona serivisi za bank. Nta mafaranga azajya acibwa cyangwa se ngakatwe uzajya akoresha ubu buryo bushya bwo kwishyura hakoreshejwe telefone zigendanwa. Iyi gahunda ikazamurikwa ari nabwo itangizwa ku itariki 7 Gashyantare.